ubwo se yaritara cyane yaritara nuko ntabikomeje buriya n'impano y'ibintu byamesheje irashira irazima kuririmba gushushanya no gucuranga gitari uzi gucuranga ayiwe ma kuki nayisize mu kiganiro cy'ubutaha uzaducurangira unaturirimbe sinzi niba uyu munsi butwemerere kuririmba Gihozo aragufasha ndabizi wese sinirirwa mubaza mwarimu warinda wakwigishije ntawe nigewe wabyize gute none une wakiguta nta muntu kwigishije erega biriya ntabwo bigoye kubyiga dufite amatelefone ubu ngubu ibintu byarakemutse ugenda ugasacinga ukagenda wiyunguramo utuntu duke na duke none uri kwigisha Gihozo nawe azagenda next year Giho next year uzatu Simbizi kubera we ntushaka kwambara ikamba icyo gihe nikigera tuzatubimenya none se hari ikintu yakumenyeye iminsi yatsindiye amafaranga atari makeya ubu ngubu yaba ari mu Burundi ariko ari miliyoneri mu Rwanda no mu Burundi hari kuri za miliyoni nyinshi ubu mu miliyoneri Burundi ubu mu Bugande byagenda gute mu Bugande wari kuba ufite abantu barinda gate kubera ko ni ikintu numva ntago mfite icyo nabashimira wenda mvuge ngo nabaha iki mbashimire ako batekereje neza mu by'ukuri nubwo hari abantu benshi babirwanyije nabonye n'amavideo menshi bari kuvuga ibintu bibi kuri iki gikorwa ariko mu by'ukuri nabo batekereje bakicara bagatekereza babona ko abantu bazanye kino gikorwa bagize neza kubera ko mu bwoko bwacu dufite abakobwa benshi kandi bafite intekerezo zagutse niko nabivuga noneho nyuma maze gukura mbona abanyamakuru n'abantu bari sharp cyane bazi kuvuga cyane kandi njye ntabishoboye ubu ntabwo uzi kuvuga hello nikaze nanone kuri Mulenge TV show turabakunda cyane nikaze mu biganiro nanone tubashimira uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro byacu uko bwishwe bukeye natwe tuzabema kubashakira ibyiza uko Imana idushoboje uyu munsi rero twongeye kugirirwa amahirwe yo kubona abantu bagiye kutuganiriza si abantu basanzwe niba muri ibi byumweru bingahe bishize wari uri kuri social media si bisanzwe ngira ngo murabona umuntu twicaye imbere kuri kamera wambaye agatambara kanditseho simbisoma murabyisomera ku ruhande rwe turi kumwe n'uwundi muntu ntawe araza kutwibwira ndi kubona basa rero tubahaye ikaze turabiyegereje murakoze cyane turi kumwe na Miss Theodorah Miss Mulenge 2022 nta nubwo ari Miss Mulenge gusa ni Miss Mulenge East Africa hagarariye ibihugu bitandatu byose urumva ko uyu munsi muri mu maboko meza twagira ngo dutangire rero tubaha ikaze mu kiganiro murakoze mutwibwira wenda duhere kuri mabujwa murakoze njye nitwa Gihozo Azela Gihozo Azela bisobanuye mu Cyongereza bisobanuye powerful and complete powerful and complete tuguhaye ikaze Gihozo tubwira uri muntu ki ndi umunyamurenge ndi mushiki wa Misa mushiki wa murumuna iwe mushiki wakoze kwemera ubutumire bwacu kugira ngo tuganirize hanyuma turi kumwe na Miss Theodorah Intsinzi imeze gute Intsinzi ni neza cyane neza ubuzima bwo kuba umusitari oya ni ibisanzwe uracagenda nk'uko bisanzwe ku muhanda ntabwo byabura gusohoka ngo abantu bakubwire Miss aho ugeze bakakubwira Miss ariko nta bindi birenze ushobora gutega amatatu ukajya mu mujyi nta kibazo cyane rwose kumubona basi utari kuyifiringa tubwire tutarajya kuri we reka tujye kuri Gihozo umeze ute kumva uri sister wa Miss
ni ibyishimo ni byiza cyane ni byiza gute tugemo nyenda byishimiye uko yatsinze ntago ari kugutwaza igitugu se ukora ibintu byose kuko ari Miss aruhuka ari busy ubu ngubu ndabizi Miss tubwire ku rugendo rwawe kuva ku munsi wa mbere wiyamamaza kuko duheruka kuganira semi final itaraba wari sure kuri butambuke semi final nari nifite icyizere so nagombaga gutambuka tubwire rero ibanga ibanga nta rindi nk'uko nabivuze mu kiganiro cy'ubushize amajonjora ya mbere umuntu aba yagiye atiteguye ufite ubwoba ukavuga ati se bari bumbaze iki biragenda gute ariko navuyeyo bitewe nuko hari bimwe muri byo nari nananiwe nza kwiga rero niyo mpamvu semi final nagiye nizeye kubera ko nari nize nibiki wari wize none wowe ushize wanze kutubwira uravuga ngo nibanga kuko wari utarabibazwa ibyo nari nize nyine n'ibiriya babajije mwarimu we warinda wakwigishije ntawe nigewe wabyize gute none une wakiguta nta muntu kwigishije erega biriya ntabwo bigoye kubyiga dufite amatelefone ubu ngubu ibintu byarakemutse ugenda ugasacinga ukagenda wiyunguramo utuntu duke na duke none uri kwigisha Gihozo nawe azagenda next year Giho next year uzatu simbizi kubera we ntushaka kwambara ikamba icyo gihe nikigera tuzatubimenya none se hari ikintu yakumenyeye Miss yatsindiye amafaranga tutari makeya ubu ngubu yaba ari mu Burundi ariko ari miliyoneri mu Rwanda no mu Burundi hari kuri za miliyoni nyinshi ubu mu miliyoneri Burundi ubu mu Bugande byagenda gute mu Bugande wari kuba ufite abantu barinda gate hari akantu yakumenyeye se ntikabura ikabura ntabwo kabura rero Miss Theodorah wari uhanganye n'abakobwa batari bakeya semi final mwari 20 havamo 8 hasigara 12 haza kuvamo 6 batsindiye amakamba runaka ariwe waje ubayoboye ufite ikamba ry'ikirenga rya mbere mu bakobwa bose mwahatanaga ni bande wari ufite ubwoba mu by'ukuri nta n'umwe kubera ko bose bari bashoboye nk'uko nanjye nari nshoboye ntabwo ariko habura uvuga ati uyu nguyu we ni mu by'ukuri abakobwa bose bari hariya bari beza mu by'ukuri namwe mwarabibonye bari beza cyane kandi bashoboye bafite ubwenge njyewe rero bose nari bafitemo icyizere nk'uko nanjye nari nkifite no mu misubirizo wabonaga munganya bose banganya munganya uko muri 12 mu majonjora mwarabibonye abaje imbere ntabwo ari baje imbere muri semi final rero hariya kuko mwaratashe muri iga nyine kubera ko hariya hari bamwe bashoboye muri semi final hari abandi bashoboye mu majonjora y'ubushize hari abandi bashoboye muri finale so buri wese wabonaga no muri bootcamp wabonaga nta muntu ufite ubwoba kurusha abandi bose nta n'umwe rero batangaje uwa 6 bavuze igihembo ntujemo bavuze uwa 5 si we bavuze bavuga uwa 4 kumanuka kugeza ku wa 2 wari umeze gute ubwoba bwagendaga burushaho kumera gute cyangwa mwumvaga bwiyongera birumvikana nubwo babwiyongeraga cyangwa icyizere ubwoba ntabwo bwabura narize ngo ahubwo wowe wongeraga icyizere ukavuga ati ubwo atampamagaye wa 5 ndi uwa 4 ubwo oya amahirwe bari hose uvuga ati ese ndi muri aba babiri ba mbere basigaye cyangwa se navuyemo rero umutima n'ibyo burimo ubwoba ntabwo bwabo Gihozo yari ameze gute Gihoro umeze gute wari uhari nari mfite byinshi kumurusha byari wowe wumvaga umeze gute bahamagaye wa 6 wumva byari biteye ubwoba nyine mvuga ati wenda baramuhamagara cyangwa se arataha final bigenda gute yabaye uwa mbere hanyuma ntabwo nakubonye usimbukira imbere kujya kumuhobera yageze imbere wa mbere narakubonye ko ntabwo nabonye mama gusa wari uhari ariko ntabwo wagiye imbere
oya nasigaye numiwe nyine wari wumiwe yaramutunguye numiwe ngo mahone aha ikamba rero ubona uraryambaye tubwira ukuntu iriya ntebe imera kwicara kuri iriya ntebe sale yose ndetse n'abandi bari bakurikiye online kuko hari abari byacaga online ku ma YouTube atandukanye wumvaga umeze gute sinzi nk'ukuntu nabisobanura bitewe ko nk'uko nabivuze buri mukobwa wari uri hariya yarashoboye rero kubona wicaye kuri iriya ntebe ntabwo ari ibintu byoroshye ni ibyishimo byarandenze nanirwa kurira nanirwa guseka nanirwa gusimbuka nanirwa buri kintu nyine nsa nkaho simbizi wenda bambonye banzi barabibonye ko nanjye byari byandenze waje kuriramo gake ariko hari ifoto mfite nararize igihe mama yaje kumpobera ariko byari byandenze nyine bari ibyishimo noneho mbwira reaction we wayibonye kuko sale bakigutangaza ubundi hari igihe bavuga ngo batangaze nk'amarushanwa menshi agenda aba bavuga ngo umuntu niwe ubaye wa mbere ugasanga nyine abantu ntiyo yifashe nk'ibintu birenze cyangwa ugasanga abandi baritotomba noneho icyabaye nabonye sale yose abantu basimbuka yose wabyakiriye gute cyane irihe banga wakoresheje kugira ngo ubone abantu bangana kuri abagushigikiye mu by'ukuri ntaryo abenshi bajya bambwira ko nabivuga gute bajya bambwira ko ngira inshuti nyinshi reka mbivuge muri ubwo buryo ariko nibyo pe ngira inshuti nyinshi abatoya abakuru kubera ko usibye n'uriya mwanya wo gutangaza uwabaye wa mbere narinjiraga kwinjira gusa bagasakuza ugasanga barasakuje cyane kugeza inyuma rero biriya ntabwo byantunguye kubera ko bari batangiye kunshigikira mbere nk'ikinjira nabyo byaranshimishije cyane n'ubu njya nsubiramo video ndi kwireba nkavuga se aba bantu nige watumye basakuza kuriya hari umupapa noneho we yari yambaye na costume yarirutse sare yose akajya hagutsa bishimishije nyine iyo ubonye abantu bagushyigikiye cyane kuri biba bigaragaza ko indeed ikamba waribonye uri kwiriye kuko iyo ubonye abantu nk'abara bose bahurizaho kuko no hanze buriya abantu nk'abanyamakuru ugenda uca mu bantu wumva umwuka ukuntu umeze nta n'umwe wa complainings avuge ngo hari uwo barenganyije Giho we ninde wari kutinya cyane n'uwe mukobwa watinyaga wabona gushobora guhirika sister Gihozo nawe ngiye nari nizeye ko azamuba nyine wari wizeye ko wagiye mbese witeguye gutaha umutwaje Giho tuzakureba next year wasanga uri kubera ko nawe abizi ko ari ibintu nakoze nkunda yabikoze kuva kera no muri high school yabaye nyine miss w'ikigo cyabo niba yarabaye miss mu bandi banyagihugu nuko nyine no mu banyabwenge rero ubaye misi wambaye ikamba umushinga wawe witwa wacu umuco wacu ururimi rwacu harya n'iki kindi cacu gakondo yacu ubwo dushyiremo n'amateka yacu dushyiremo n'iwacu uwo ni umushinga wawe n'ibyo bintu focusingaho ubu bimeze gute sasa ni ukuvuga ngo uri muri position yo kuko mbere ikiganiro cyari nimbona ikamba ninambara iri kamba nintsindira iri kamba nzakora ibi noneho wararitsindiye rero umushinga umeze gute ntabwo ndatangira kubera ko hariya navuga ngo twari tukirushye kubera ko twararaga twicaye rimwe na rimwe turi kwiga ukarara udasinziriye ni nk'ufite ikizamini cya leta rero ntabwo ndatangira ariko mfite gutangira before abanyeshuri basubire ku ishuri muri vacances mfite gutangira nari nagize igitekerezo cyo kuzatangira mu karere gafite urubyiruko rwinshi rw'abanyamurenge nako nakaye waragenzuye nsanga ni Kasarani ni ifite urubyiruko rwinshi kurusha ahandi rero ndi kubipanga vuba hari uburyo umaze wenda strategy tangi gutekereza wenda ushaka kuba utaravuga ngo nzakorana n'abakanaka ariko nshaka kuri kuvuga ati nzakoresha concert nzakoresha igitaramo runaka cyangwa nzakoresha talent show hari strategy wari watekereza ni igitaramo kubera ko
narabivuze ndi kuvuga projet yanjye mvuga ko urubyiruko rwacu abenshi ntago obvious navuze ko hari bamwe baterwa ipfunwe ryo kwitwa umunyamurenge rero naragenzuye nsanga umuntu nk'ubwo ntago wamuhamagara byoroshe ngazi umuntu wihakana ati akakubwira ati nge ntago ndi umunyamurenge ngo utamubwira ati za mu bitaramo by'abanyamurenge yemere ntago byumvikana ariko hari indi nzira nabicishamo kugeraze kubera ko urubyiruko rwacu dukunda indirimbo cyane cyangwa se abaririmbyi nari nahisemo kuzakoresha nk'igitaramo tugatumira abaririmbyi bakunzwe hano kugira ngo urwo rubyiruko ndubone byoroheje ntumire n'abo bantu nyine babaganiriza hari abaririmbyi wenda badukopeza kuba ari kuri liste y'abagomba gutumirwa kugira ngo muzababona kuri affiche irasohoka vuba cyane abazaganiriza ni nabo bazaba bariho ko mufite amabanga menshi nabo bazaba bariho igiho ntiwatubwiraho ndabizi buri soma mbike wa nibizi we ntabyo uzi aba nukuvuga gitaramo kizaba ari sekira gospel cyangwa mixed gospel gusa nukuvuga wa sekira nabo igihe cyabo kizagira ariko ntago ari muri iyi vacances ni iki tuzaganiraho muri iyi vacances n'ibiri mukabikunze kw'icyo gitaramo kiba nari natekereje ko hari abasaza hano bigisha ibintu by'umuco nibo nari natekereje kurarika aba mbere bakaza rero bizaba bijyanye cyane n'ibintu by'umuco n'ururimi cyane harimo na maître weri judge yari judge wungirije harya yego twari dufite judge mukuru ariko sinzi uwungirije maître weri yafite ibyo yitwa ngo nimenya amateka yigisha amateka cyane yiwacu ibyo ni byiza cyane ni ukuvuga mu mushinga ugiye gutangira tugiye gutangira kwiga iby'iwacu noneho urateganya waba uzi harya abarundi bahita ni ikiringo uri minsi ikiringo kingana gute igihe kingana gute ni umwaka ni ukuvuga porojegiti tugomba kuzikora muri uyu mwaka cyangwa zizakomeza na nyuma yaho zizakomeza na nyuma yaho ntabwo nzabihagarika noneho imikoranire yawe n'abategura Miss Mulenge yimeze gute uvuga poroje uzayikora wenyine nka Miss cyangwa n'ubundi uzayikorana nabo nibo ikamba bararimpaye barambwira ati genda utangire ukore nk'iyo umwana ukiri mutoya barancukije niko nayo ngiye kuvuga urakoze rero barancukije bitavuze ko ariko igihe nzabakeneraho ubufasha batazamfasha ariko proje ni ku giti cyanjye impamvu narimbaje ni uko hari igihe usanga nk'uko wambaye ikamba nk'iryo muba mufitanye nk'amasezerano y'imikoranire ku buryo ibyo ukoze byose ubikora muri under ya organization ariko urumva uri independent none nk'umuntu wakwifuza kugufasha cyangwa gushigikira ibyo ugiye gukora kuba part y'ibyo ushaka gukora yabikora gute yakugeraho gute cyangwa yaca mu zihe nzira kugira ngo atange umusanzu we ndumva byoroshye kongeraho kubera ko nawe baguciye bangeraho n'undi bamuciyeho bangeraho njye ntabwo ngoye kuboneka bimusaba iki muri make nicyo navugaga wamusaba iki ntacyo bimusaba ni ukuri n'ubushake gusa n'umutima mwiza yaba yagize nta kindi none nk'ubufasha ukeneye cyane kuri uyu munsi ukeneye cyane kurusha ubundi ni ubuhe nk'umuntu yifuza kugufasha mbese bw'ibanze ubufasha nkeneye cyane ni urubyiruko kubera ko aribo mfite kuganiriza muri projet yanjye n'abana batoya rero ubufasha nkeneye nuko abamama aho bari cyangwa se abapapa bazampiza abana babo mu gihe bakeneye ndumva bwari bwo bufasha nkeneye cyane amafaranga iyo nyabonye ndafite abo ngabo nganiriza ntacyo yaba amariye rero amafaranga ni inyongera kuri ibyo ngibyo hanyuma wenda abagufasha muri ibyo kuko buriya iyo ugiye gutegura event iba ikeneye abantu benshi batandukanye yego wenda harimo umuntu ushobora kuvuga ati ngewe the sound system ushobora kugufasha no ngenda ayikoresha hari ibyo ngibyo hari ukuntu byorganize cyangwa nabyo ni ibintu bikiri mu byo ukeneye ndabikeneye cyane ni ukuvuga ngo abifuza kuba part y'iyi projet
imiryango irakinguye ukuri irakinguye bitarenze ryari bitarenze nkeneye nkuko nabivuze nkeneye kubikora before abanyeshuri basubire ku ishuri kandi bazasubirayo next month rero muri before uku kwezi kurangire yego Giho we niki ushaka gufasha Miss yo kumufasha icyo nzamufasha wenda nko mu gihe akeneye nubwo anduta ko wenda hari icyo naba nzi nawe atazi so wenda nakimufashamo naho kuri tele ntago muzajya mu cyana nzamubera amanege ndumva ibintu bimeze neza cyane biri mu murongo nk'uko mwabiteganyije kandi Imana ikomeza ibafashemo kuko ni ikintu cyiza kigiye gufasha abantu benshi mu rugo bimeze gute rero mu nzu wenda tuvuge ababyeyi harya uri wakangahe muri famiye ndi imfura niwe mfura ariko mfite n'abandi basistanje nabo bakuru ba brother wanjye tutavukana ariko tubana ariko niwe mfura Gihozo kagukurikira kuko ni Miss B ngo bazamwitiranya iyo uzaza ugakoresha ko ngako wakabana ifaranga ariko ni ngiye Miss mfite projet ko town uri imfura ababyeyi bimeze gute kuri Miss babyakiriye gute byarabashimishije cyane kubera ko murabizi iki gikorwa ntabwo cyari gisanzwe kiba mu bwoko bwacu kije ubu ngubu rero ababyeyi bagomba kugira impungenge bakavuga ati se ibi tutari dusanzwe tuzi bije umwana akaba akeneye kubijyamo bimeze bite ariko nyine nagiyemo banshigikiye ariko batabifashe serieda mbonye ari yakamba nyine birabashimisha cyane tugiye kujya mu tuntu n'utundi rero yego tugaruke mu buzima bwawe bwite busanzwe niba nta kibazo Theodorah Theodorah ukiri umwana wakuze wumva uzabiki njyewe nakuze numva nzaba umunyamakuru none byaje guhinduka cyangwa byaje guhinduka nyuma maze gukura kubera ko naje gusanga abanyamakuru kera nkibibona nyine ndi umwana nageze mbona nabishobora noneho nyuma maze gukura mbona abanyamakuru n'abantu baba bari sharp cyane bazi kuvuga cyane kandi njye ntabishoboye ubu ntabwo uzi kuvuga nzi kuvuga ariko ntabwo namenya kuvuga nk'abanyamakuru Giho we niki wumva uzaba cyangwa niki wakuze wumva uzaba inzozi zawe njye nakunda kuba umuganga n'ubu ndacyabikunda iyo ugira imbabazi nkeya ndazigira nyinshi ndazigira wumva uzaba umuganga ubu nibyo wumva ugiye usanigira no muri kaminuza we ibyo mu minsi ntabyo urimo wenda iyo yaba plan B ariko plan N nzaba umuganga rata mu minsi ntabwo ari professional ni ikintu ukora mu gihe runaka wumvaga uzaba umunyamakuru wumvaga uzaba umuganga none kugeza ubu urumva ushaka kubika Theodorah njyewe maze gukura nakunze ibintu bijyanye na modern cyangwa se fashion cyangwa se iby'imideli nk'uko abandi bajya babivuga numva ibyo bintu nshaka gukora in future nkavuga ati ngiye nkabikoze ku giti cyanjye nagira ama agent abikora mfite abantu babikoramo nicyo kintu kuri ubu numva nzakora mu minsi iri imbere mbese niyo kari ushaka kujyamo yo gukora imideli ku bijyanye na talent ugirize talent zingahe ni nyinshi ni nyinshi iya mbere ndaririmba iya kabiri nakundaga no gushushanya ariko byarashize ubwo se yari tara nuko ntabikomeje buriya n'impano y'ibintu byameshije irazima kuririmba gushushanya no gucuranga gitari uzi gucuranga ayiwe kuki nayisize
mu kiganiro cy'ubutaha uzaducurangira unaturirimbe sinzi niba uyu munsi butwemerere kuririmba Gihozo aragufasha ndabizi wese sinirirwa mubaza kuririmba n'ibyi uririmba mu ihe korari Giho ubu ngubu nta korari ndirimbamo wayivuyemo cyangwa ikanisa ryacitsemo oya twarimutse mwimukiye hano vuba ubu nturabona indi korari ujyamo nta yindi ndabona ubwo rero bantu muri Kayore Nyamavira dore umukorari hano nako babiri turaje niba muri buturirimbire rero something simple ndinze Gihozo hitemo imba tutaririmba ni gihitamo niwega manager turirimbe feel free kubera ko tudaheruka twabuze noneho niyo turirimba muri korari tayo mu gitabo ntacyo ubwo niba mutiteguye ubu ngubu ngenza ndabasezeranya kandi isezerano ni umwenda nzazana gitari uzi gucuranga gitari niko wavuze ubundi turirimbe nta kibazo ndayifite tara zawe ni izihema talent ngiye sinzi ko nayita talent nkunda kuririmba ukunda kuririmba ariko si tara yawe sindabimenya nimba ari acari gukeka usibye kuririmba hari iyindi uri gutyo hagiye ko hari umukobwa habajije ngo se yakuze azumva azabika aravuga ngo ntacu ngo yakuze yumva ntacyo zaba ntacyo tuzaririmba ubutaha dusezeranyije abakunzi bacu ko ubutaha tuzaba dufite manager na miss batiririmbi cyangwa miss B Theodorah tugana ku musozo niki wabwira abantu badukurikiye cyane cyane abarebwa n'umushinga wawe ikintu cya mbere icyo navuga mbere y'ibyo ngibyo ntazigera nanareka kuvuga no gushimira abantu bazanye kino gikorwa ibiganiro byose nzakora nketse nzibagirwa n'umunyamakuru uzabona nabyibagiye azanyibutse kubera ko ni ikintu numva ntago mfite icyo nabashimira wenda mvuge ngo nabaha iki ngiki mbashimire ariko batekereje neza mu by'ukuri nubwo hari abantu benshi babirwanyije nabonye n'amavideo menshi bari kuvuga ibintu bibi kuri iki gikorwa ariko mu by'ukuri nabo batekereje bakicara bagatekereza babona ko abantu bazanye kino gikorwa bagize neza kubera ko mu bwoko bwacu dufite abakobwa benshi kandi bafite intekerezo zagutse niko nabivuga bafite n'ikintu bageza ubwoko bwacu bageze ku bwoko bwacu ariko ugasanga baritinya umukobwa adashobora guhagarara imbere ya kamera ngo avuge ikintu kimurimo cyangwa se imbere y'abantu avuga ikintu kimurimo ariko iki gikorwa cyatumye bamwe bahumuka se reka mbivuge nk'uko bahumuka baratinyuka bashobora kuvuga hari bamwe bari bahagaze bwa mbere imbere y'abantu ariko nyine kubera ko bikozwe inshuro zitatu ugasanga kera yaritinyutse ashobora guhagarara imbere y'abantu akavuga agatanga ibitekerezo bye rero abo bantu bagomba gushimirwa cyane aho bari ndabashimiye hagize igitekerezo cyiza dufite ubwoko urubyiruko rwinshi ruri muri Amerika cyangwa se Canada cyangwa za Australia nkuko tubizi haba amafaranga ariko nta wundi wigeze utekereza icyo gitekerezo avuga ati reka njyane kino gitekerezo wenda muri Kenya cyangwa se mu Rwanda cyangwa ahandi urubyiruko natwe twiyumve ko dushoboye abakobwa ariko barabitekereje rero ndabashimira cyane Papa Legend OG na Dodos ahantu bari Imana ibahe umugisha ikindi nabwira nari nabivuze ku babyeyi bazandekurira abana mugenzi wabo bakeneye nabo bitavuze ko nabo ntabakeneye ababyeyi nabigenza abo bakeneye bazanyitabe kubera ko twese no gufashanya
n'abantu banshigikiye ndabashimiye cyane. Yego. Miss Mulenge y'umwaka utaha urayishushinga imeze gute? Iyi ngiyi ko ari ugutangira hari bitaragenze neza, hari ibyagenze neza, ntitugiye kukubaza ngo tubwire ibitaragenze neza cyangwa ibyagenze neza. Uko yagenze twarayibonye ariko byarangiye neza, kandi uburyo yatangiye n'uburyo yasoje biratandukanye. Noneho ibaze ukuntu yari imeze y'ubu ngubu, ngaho byibazeho ukuntu yari imeze, noneho wibazeho n'ukuntu izaba imeze umwaka utaha. Fata ishusho y'ubwa mbere ukuntu yari irenze. Ni ukuri mu by'ukuri yari irenze. Abandi ikintu kigitangira ntabwo ari uko kiba kimeze, ariko byari bifite ishusho nziza, babiteguye neza, ntabwo haburamo imbogamizi, ariko byari biteguye neza cyane. Noneho wibaze iby'umwaka utaha, kandi uzaba nawe hari noneho utanga umusanzu. Nzaba judge. Nzaba judge. Uzasimbura nde? Oya, ntawe nzasimbura, bazanyongeramo. Bazakongeramo. Imaze gukura nakunze ibintu bijyanye na modern cyangwa se fashion, cyangwa se iby'imideli nk'uko abandi bajya babivuga. Numva ibyo bintu nshaka gukora in future. Nkavuga ati ngiye nkabikoze ku giti cyanjye, nagira ama agent abikora, mfite abantu babikoramo. Nicyo kintu kuri ubu numva nzakora mu minsi iri imbere. Mbese niyo kari ushaka kujyamo yo gukora imideli. Ku bijyanye na talent, ugirize talent zingahe? Ni nyinshi. Ni nyinshi. Iya mbere ndaririmba, iya kabiri nakundaga no gushushanya ariko byarashize. Ubwo se yari tarakira? Yari tara, nuko ntabikomeje. Buriya n'impano y'ibintu byameshije irashira. Irazima. Kuririmba, gushushanya no gucuranga gitari. Uzi gucuranga? Ayiwe ma kuki nayisize. Mu kiganiro cy'ubutaha uzaducurangira na turirimbe. Sinzi niba uyu munsi twemerere kuririmba. Kuririmba? Gihozo aragufasha ndabizi wese. Sinirirwa mubaza kuririmba n'ibyi. Uririmba mu ihe korari Giho? Ubu ngubu nta korari ndirimbamo. Wayivuyemo? Cyangwa ikanisa ryacitsemo? Oya. Twarimutse. Mwimukiye hano vuba? Ubu nturabona indi korari ujyamo? Nta yindi ndabona. Ubwo rero bano muri Kayore, Nyamavira, dore umukorari hano. Nako babiri. Turaje. Niba muri buturirimbire rero something simple. Ndinze Gihozo hitemo imba tutaririmba. Ni gihitamo. Hitamo. Niwega manager. Turirimbe. Feel free. Kubera ko tudaheruka twabuze noneho niyo turirimba. Tudaheruka muri korari. Tayo mu gitabo. Ntacyo ubwo niba mutiteguye ubu ngubu ngenza ndabasezeranya, kandi isezerano ni umwenda. Nzazana gitari. Uzi gucuranga gitari niko wavuze? Yego. Ubundi turirimbe. Nta kibazo. Ndayifite. Tara zawe ni izihe ma? Talent. Ngiye sinzi ko nayita talent. Nkunda kuririmba. Ukunda kuririmba? Ariko si tara yawe? Ndabimenya nimba ari. Acari gukeka. Usibye kuririmba hari iyindi? Uri gutyo? Hagiye ko hari umukobwa habajije ngo se yakuze azumva azabika, aravuga ngo ntacu. Ngo yakuze yumva ntacyo azaba. Ntacyo tuzaririmba ubutaha. Dusezeranyije abakunzi bacu ko ubutaha tuzaba dufite manager na miss turirimbi cyangwa miss B. Theodorah, tugana ku musozo, niki wabwira abantu badukurikiye cyane cyane abarebwa n'umushinga wawe?
ikintu cya mbere icyo navuga mbere y'ibyo ngibyo ntazigera nanareka kuvuga ni ugushimira abantu bazanye kino gikorwa. Ibiganiro byose nzakora nketse nzibagiwe n'umunyamakuru uzabona nabyibagiye azanyibutse kubera ko ni ikintu numva ntabwo mfite icyo nabashimira wenda mvuge ngo nabaha iki ngiki mbashimire ariko batekereje neza mu by'ukuri. Nubwo hari abantu benshi babirwanyije nabonye n'amavideo menshi bari kuvuga ibintu bibi kuri iki gikorwa ariko mu by'ukuri nabo batekereje bakicara bagatekereza babona ko abantu bazanye kino gikorwa bagize neza kubera ko mu bwoko bwacu dufite abakobwa benshi kandi bafite intekerezo zagutse niko nabivuga, bafite n'ikintu bageza ku bwoko bwacu ariko ugasanga baritinya. Umukobwa adashobora guhagarara imbere ya kamera ngo avuge ikintu kimurimo cyangwa se imbere y'abantu avuge ikintu kimurimo, ariko iki gikorwa cyatumye bamwe bahumuka se reka mbivuge nk'uko bahumuka baratinyuka bashobora kuvuga. Hari bamwe bari bahagaze bwa mbere imbere y'abantu ariko nyine kubera ko bikozwe inshuro 3 ugasanga kera yaritinyutse ashobora guhagarara imbere y'abantu akavuga agatanga ibitekerezo bye. Rero abo bantu bagomba gushimirwa cyane aho bari, ndabashimiye. Hagize igitekerezo cyiza. Dufite ubwoko urubyiruko rwinshi ruri muri Amerika cyangwa se Canada cyangwa za Australia nk'uko tubizi haba amafaranga ariko nta wundi wigeze utekereza icyo gitekerezo avuga ati reka njyane kino gitekerezo wenda muri Kenya cyangwa se mu Rwanda cyangwa ahandi urubyiruko natwe twiyumve ko dushoboye abakobwa, ariko barabitekereje. Rero ndabashimira cyane Papa Legend OG na Dodos ahantu bari, Imana ibahe umugisha. Ikindi nabwira nabivuze ku babyeyi bazandekurira abana mugenzi wabo bakeneye, nabo bitavuze ko nabo ntabakeneye ababyeyi nabigenza bakeneye bazanyitabe kubera ko twese no gufashanya. Yego. N'abantu banshigikiye ndabashimiye cyane. Yego. Miss Mulenge y'umwaka utahora yishushinga imeze gute? Iyi ngiyi ko ari ugutangira hari bitaragenze neza, hari byagenze neza, ntitugiye kukubaza ngo tubwire ibitaragenze neza cyangwa ibyagenze neza. Uko yagenze twarayibonye ariko byarangiye neza, kandi uburyo yatangiye n'uburyo yasoje biratandukanye. Noneho ibaze ukuntu yari imeze y'ubu ngubu, ngaho byibazeho ukuntu yari imeze, noneho wibazeho n'ukuntu izaba imeze umwaka utaha. Fata ishusho y'ubwa mbere ukuntu yari irenze. Ni ukuri mu by'ukuri yari irenze. Abandi ikintu kigitangira ntabwo ari uko kiba kimeze, ariko byari bifite ishusho nziza, babiteguye neza, ntabwo haburamo imbogamizi ariko byari biteguye neza cyane. Noneho wibaze iby'umwaka utaha kandi uzaba nawe hari noneho utanga umusanzu. Nzaba judge. Nzaba judge. Uzasimbura nde? Oya ntawe nzasimbura, bazanyongeramo. Bazakongeramo. Giho, tubwire nawe Miss Mulenge uritekerezaho gute noneho mu myaka iza 2 iri imbere 3? Ndumva izaba igeze ahantu hakomeye ko nye batekereje neza nko yabivuze, kandi uko imyaka igenda yikomeza kuba igikorwa cyiza kandi gikunzwe n'abantu benshi. Uzarekera kuba manager se nawe ushaka uko manager? Simbizi, tuzabimenya. Murakoze. Kera bangizewe ntaramuba. Bakugize Miss. Nawe bakwitiranya na Miss uguri Miss. Gusoka abantu bose nse niwe Miss. Ntacyo nawe riraho udusix. No kwiriraho hit. Kwitamo n'agakamba ine nkari mu kagenda. Turabashimiye cyane kandi dukunze n'uburyo mubanye by the way. Si abantu benshi bavukana ubona bafitanye nk'ubwo bushuti mufitanye, cyangwa ni kuri kamera gusa? Oya, hari ahirge muri gutya. Oya. Turabashimiye cyane kandi natwe nka M&J TV turahabaye. Icyo muzakenera cyangwa simuze ngicyo muzakenera cyose tuzakibaha, ariko kiri mu bushobozi bwacu please muzatumenyeshe. Niba ari ukuza tugafotora, niba ari ukuza
gafata ibikorwa, niba ari ukuza tugatanga amazi, niba ari ukuza tugahanagura intebe z'ahantu bicara, turahari gusavinga, kuko natwe ikituraje ishinga no kugira ngo dusigasire umuco wacu kandi uruziko rwacu rukomeze rukure ruza umuco runatinya Imana. Iyi ni channel cyane ya Gikristo by the way. Turabashimiye cyane. Niba hari ikintu cyanyuma wavuga duhereye kuri Gihozo manager. Murakoze cyane. Njye ntacyo navuga uretse kubashimira nyine.